Yes. Chumwa ubabazi chu. Si umugabo ninde wamuhaye izindi nzoga nizo yamwe atarazishyura. Rambe Uvuze? Ninde uguhaye izindi nzoga nizo yamwe atarazishyura. Ramberi ngwino hano. Ikibazo no kumwe inzoga. Ukuntu umugore mwe mwiza uvuga nabi. Unsuzugure. Nawe nakugotomera. Uyu muntu ninde wamuhaye izindi nzoga nizo yamwe atarazishyura. Wazimwe muri rwego gose kandi atarakwishyura. Siko zinyatse. Ariko none ubu musazi. Ahantu yarahise nura mugore bararanye yabicyamuye. Umugore yamwishyura ariko byari bigoranye ewana ya 50. Icyumba ntarakishyura. None uri kumuhereza izindi nzoga. Hauke. Nimvuga ari buze kwishyura. Uri umusazi. Yanze kwishyura? Urumva. Wadufasha n'umutima mwiza ukishyura. Urumva ikibazo. Boss. Kirazira ku muntu w'umuyobozi. Nkanjye anywa inzoga bamuhagaze hejuru. Ariko wakishyura da. Wowe uri umutaka imvura iri kugwa urantwikiriye. Uyu mugabo natishyura. Nave hano. Kandi ikindi nawe natishyura. Aya mafaranga ndayagukata. Boss nago wana. Boss ishyura kabisa nawe uri kubyumva ko nta mikino iri. Aya mafaranga ndayagukata ko ntago mwamombya gutya. Boss fasha wishyure kabisa batanabura akazi cyangwa bakanangata. Amahero. Zize wowe kabisa. Wegenda mvugane na nyokubuja abakire baravugana je ntabwo uvugana abasirivi. Ubundi mwishyure. Genda. Nabuja. Urambwiye ariko unatakwishyura umbwire. Wowe menya katava hano atishyuye. Inzoga isubizeyo. Inzoga isubizeyo amafaranga yose ntago umuntu yagimu. Ako. Uwo mugabo yitwishyura amafaranga yose wakonsomye hano hano. Bitabaye ibyo ngibyo ntago ugomba kuva hano. Ikibazo ni iki hone? Cyangwa mpamagara umugore wawe. Ahubwo umugore wawe singira nimero ze. Ikibazo ni iki? Ndakubwiye ngo ishyura cyangwa mpamagara umugore wawe s'il vous plaît. Ariko se ikibazo ni iki egera hino ubwire. Wimenyera cyaba kujugunye hanze. Ariko bigore byiza. Wimenyera cyaba kujugunye hanze ubundi umugore wazanye ishyure. Tagira ngo nago muzi. Unzana ko gasuzuguro k'abasinzi. Handorera di. Umugore wo mu kabari we gutereta. Ubwo irindi jambo rimwe ryonye barakujugunya hanze. Nimara kwishyura facture nawe umubwira amafaranga ushaka nayo mwishyure. Ndabona ushaka ko mpamagara umugore wawe. Abagara. Ramberi. Mira hano. Ariko ako gakoko uhamagara Rambe n'umubambara. Uyu mugabo naze hano ngiye guhamagara umugore we. Ibintu yigeze ngo nago yishyura sibyo nibiki? Nabwiye na bounce n'ahantu yaje kabisa. Nava hanganje ngiye guhamagara umugore we. Boss wakishyuye ibintu bikorwa niba ufite amafaranga. Wowe ntagucike gusa. Hamagara umugore we hano nabishyuye. Numva guteza umugore wawe. Boss kamwishyura kabisa. We petit. Niba guteza umugore birari ibibazo. Ukaje ustress. Je ntabwo jewe nitwa Bugabo. Ntabwo uva utishyuye. Uzirambere icyo bisobanura. Rambere bisobanura inguzanyo itemewe n'amategeko. Uri n'umuseriveri utemewe. Ari nge nawe ninde ufite ideni. Uri Rambere man uri inguzanyo ariko aka kabuga abantu uzi umuntu uri kwishyuza gutyo. Ntabwo uva. Alo? Uramutse keke? Umeze neza? Umva, wambabarira ukaza ukishyurira umugabo wawe se ko yanze kwishyura kandi akaba turimo bill nini koko. Oya mbabarira uzumwishyurire kuko bitaba ibyo ngibyo twakwitabaza izindi nzego pe. Turimo amafaranga menshi. Ihangane uhagere iyi bill clearing bive mu nzira. Rambere. Boss ishyura uvuye ku bya Rambere izina ryanjye ntabwo nakureba. Ishyura kabisa. Ako Rambere. Vuga ngo karame boss. Ntabyo mvuze. Uko ganye kare nagushyiramo imiyaga kuri uriya mukobwa wagiye. Aho isakuriza we petit. Urari wa mugore we ntabwo uri umukizwa n'iki? Yamubwirinde igipangu cyane ko yitwa Rambere. Oya wari umukizwa n'iki? Kari ko umuntu aba yagiye akagira uriya mukobwa ari umukizwa n'iki?
ko twabyiza ntago uva utishyuye tunaje ntago uva utishyuye kabisa numve waca he n'umugabo wawe ufite amagambo menshi cyane ntabwo umugabo yanyweye yanga kwishyura ubu barinze bankata kubera ko yanyweye yanga kwishyura ko nagava ako nanyweye akagasiriveri hejuru ko bakunywe hejuru wa mwakuwe njye gabanya amagambo njye amagambo umeze nka kwiziye uramwishyurira uri gatogota uvuze ko kumwishyurira kumanena we toka kambe magaza toka kambe magaza uhagaze so uhagarira amatora wo janye shamba sishiri kubera iki ibintu kwera shiri ni mwere inzoga rero turasinda n'abandi nese ubuzima akorwa ubuzansebya kugeza ryari ubuzima uzabamo kugeza ryari si wowe nta n'ugushaka no kwikubita agashyi basi rero nikubita agashyi kankubita ariko kankubite ku rukundo niyo nikubita agashyi mfite umugore nkubita agashyi ku rukundo ngo nikubita agashyi upfa kutankubita igishyi ubona bizagenda gute ubu bizagenda gute iki gitondo kweri turi twanywera inzoga imvura iragwa tugiye gutaha mbura inzira ncamo imvura umva musore bagomba kubishyura amafaranga kare duhuri hari kunyagi najyanye mu kanya niba wajya mpegenza ne fagitire okay kazembaza na fagitire wowe uri umujura ubwira nyakubuja zawe hano umugore mwiza sheri ariko je sinjya mureba reka nze mbanze nishyure urabona mbanze nishyure sinjya ndeba umugore wanyu aho ngo kwishyura inzoga haguruka dutahe dutahe tugeze dutahe shiri impanuka dutahe wambaye uzi inyota afite dutahe uzi inyota afite muri iki gitondo uretse ako Cedric ese waretse wambabariye rekera ariko uretse umusobanuro iyi nzoga ibyara abahungu uretse utanywarira abahungu iyi nzoga ibyara abahungu okay reka nsome umwe gusa ese wambare tugataha wayiretse koko inyoto unageza mu rugo napfuye info tugende kunyica we ariko wimfata ngiye ntabwo njyanye kwa muganga kumfata sinzi kwigenza naho mfata tugende karibu sheri yawe mwarurire ku tugakirya bwakeye kare hangover yashize se wagira ngo nanyweye inzobye ndi kuzumva zirukana mu mutwe nasinze byatari ahubwo se no gusinda ko wagira ngo wazoze kugira ngo bazi kurajemo baraye bakwinitse Charles tutungo dukeya ntabwo washize n'isosi iri kumwe n'ibitoki mushyiraho inyama ureke Bon appétit. Bon appétit. Yego.
kubona peti ntagutesha peti urabanza umbaza niki soruka koko neza neza ntabwo wahinduka maze kuzi inzoga zigiye kukugira imbata neza uba imbata y'inzoga utagaciro wandagare kuri uru rugero hano no ukuntu watashye umeze nijoro byo uri umurambo ugenda nirasinze cyane ese ntabwo wibuka ibintu warabikoze ntabwo wibuka amagambo yose wambwiye ndagenza gute cyo kuzabika mubwiye niba ari hano ugeze ubwo niba ari aho ugeze isi igiye kunyuta kabisa ubu ntabwo wakwisubiraho koko ndaza kwisubiraho ukaba umuntu ugafata ibyemezo ugafata umurongo ninde waciye aha yasinze ni Rugabo ninde ucanye ahangaha n'umukobwa ni Rugabo ninde uciye ahangaha agwa ni Rugabo ninde unyuze ahangaha yikoreye imyenda ashyira umugabo ni Keke ubu koko ntabwo ibi bintu ntabwo wahinduka sinakoze iki kiri gutuma uvuga ibyo byose nijoro wambwira ikintu cyose ushaka mbwira ikintu ushaka ngiye gikore ariko basi uhinduke mbabarira nzahinduka uko bishaka si ugomba bareba ko ubizi ko ngukunda ko ubizi ko nkwifuriza ibintu byiza ko ubizi nkuhangayikira ntago nsinzira mbura amahoro ku bwawe wambara ugahinduka wa mugabo nzahinduka shiri wambara ugahinduka kuko shiri wanjye sibyo nzahinduka azi ubwo uzi ibintu warayikoze uzi ibintu warayibwiye bitagenze bite ko wicaye hano se mbona wigeze nka Ukarisitiya yo kwa padiri kurara bite we uruwahehe wowe wewe umuseriveri genda umereze ikirahuri hariya panzemo inzoga yanjye umereze ikirahure mu inzoga siri kukubwira ngo umereze ikirahure ari ikirahure se urabona ukiri uwo kunywa izindi nzoga inzoga uzi ko akariho ka mbere iyi bayita sheri dara shambure inzoga yo kwihenera ubundi se uruwahe nduwahe none se we ko mbona nakoze twazanye cyangwa waraye hano ntabwo nzi ntabwo nkuzi banza niyo nzoga njya kunywa inzoga we Rogarde Santos iyi ni mone pusi mone antime ntabwo wowe wemerewe gufata inzoga urinde se ko nakoze ariko uri keza abakobwa ubu bwara bwawe uri Kararisa urinde cyangwa uri Vete se ufite ikihe kibazo Ruga ufite ikihe kibazo wacanganyikiwe noneho se ntabwo mbese urumva twanyweye sinzi n'igihe ngewe ubundi bugerere mu rugo ariko umfashije ukamikira mu rugo heheze mu rugo ngewe mfite iwanjye nose ngenda hano mu kabari ngewe ufite iwanjye aha ni iwawe iwanjye nose iwanjye haba amatara asa gutya nose ngewe iwanjye mfite umugore w'inzobe gutya ahubwo reka dupanga urashaka amafaranga angahe ngiye mwishyura mfite amafaranga ndanakwishyura mbere uranyishyura se kugira ngo ugende bite uranyishyura kugira ngo ugende bite yenda kwishyura wowe ndahaze tujyane mu rugo ndahaze
mfite umugore wa Nyiramacibi uri aho uriyo nawe inzoga araza kuzana ubugambo ngo ndaguha ngahe turarana. Ndi umugore wawe Rugaba. Umugore wande? None ntibamuroze si batubuye ntibamutubuye. Wowe si umugore wanje? Ese ubona ndi iki? Waba uri ikizungereze n'abana ari haje? Wowe umugore umeze gutya igitomati igisukari majyana nawe ufite ikigore cyiza. Nta nubwo ako ntabwo uri umugore wanje. Umugore wanjye ko nta kibuno afite ukaba ufite ikibuno wowe. Ahubwo amaso yawe ari gutubura ibibona. Oya umugore wanjye nta kabuno afite. Ndakwishyura ngahe tuvuga ibintu. Okay. Uranyishyura note ya 20 turarane ijoro rimwe. Finite rimwe. Kandi igihe navuze ufite turane ikirahure dusome kuri ranzoka. Tugende. Kumana ko cyogoze man. Ibigeragezo biragwira kabisa. Ubu mbonyemo akaraya kabisa. Tugende tujye kujya. Mbonyemo akaraya kari ku isoko. Indaya. Indaya niki? Oya. Mbonyemo akaraya ugiye kugura kabisa ugiye kungura ku biro ku mishandiko. Ariko urakayobe kandi. Cyano riragwa kabisa. Suri kukiba wangurikiye ahantu hose nicaye. Kandi ejo narakubonye. Kagasura ndabona nkazi. Kandi ndani nyuma yawe. Inyuma yanjye unywera kwanda wowe, unywera kwa Karisita. Ndakubona nkuzu tutunwa twawe, ndabona nuzu tutunwa. Aho si umugabo none ninde wamuroze nko kamya. Ese uwo muntu wandogeye koko yambabari akankiramo imiyaga. Nase twariganye se. Ko nkuzi se nkuzi he. Urabona unzi? Cyarwara. Naraguteresesha ura. Naraguteresesha. Ahubwo tukatura naraguteresesha. Cyo wariye ku mafaranga yanjye? Waye ku mafaranga yanjye. Umva, niyo mfite bitotsi. Giye kuryama. Rugaba tugende byo kuryama mu cyumba. Tugende mu cyumba sheri. Mu cyumba. Yego. Ese wanyweye ibiki? Wanyweye ibiki? Shana mwe Fanta orange. Namwe orange vampaye orange. Shina twanyweye se. Kabigase ko nkakeze. Twajya ngo wanyweye mu manura jipo. Umanura jipo. Cyane muri turi. Ariko ncyanya nashinze kabisa. Ndikumva nibereye mu gifuri. Tugere kuryama. Banzu unyishyure. Ubwo nangahe? Nangahe ngo? Ngiye ni 100. Ijana. Ibihumbi 100? Wa mugore umugongo wawe ni icyokezo se wese uri. Nereka wongera kuryama. Tugende kuryama Rugaba. Asishije utagwa. Tugende ngerekana. Nyine buretse muhagurutse. Ya bro. Mana yanjye. Tugende. None wanyweye ibiki? Tugende. Wanyweye ibiki mwana? Wanyweye iki se none? Mana yanjye. Ushaka kuruka. Ushaka kuruka? Tugende muri toilette uruka. Tugende. Ese mana ndakugeza yose. Shakuruka. Kuretse nyine maguruke we banze nshingiye nshaka kuntu nakurukaho. Ushaka kuruka? Ndakuruka. Kuretse nyine nshaka kuntu maguruke. Ushaka no gusoba byose naje. Nyine icara ngiye mbanze maguruke uragwa. Use ruga wonwe iki none ibi nibi kibu none wanywereye he kabisa. Ruga wasangiye nande. Nako buretse tugende ujye kuryama uruke. Haguruka Shakuruka. Mana yanjye ndakugeza ye baba we. Kado. Ruga uragwa. Utangiye guhamagara polisi? Uragwa ariko. Nyine urohamo. Akose mana yanjye ubusi ibintu ndabishobora gute? Akose ruga.
nabeshye. Ngaho nawe ibaze urwego ugezeho. Ibaze nawe urwo rwego ugezeho. Njye naguterese. Yego. Wanterese se ko wanguze? Wamfashe ku kiranguzo? Singiza aho nsinga singakweberwa nkakubonamo ibyo bintu. Ndaturije. Nari nabari. Nziza. Biteze. Nashakaga ko wambwira umugabo wanjye niba mwasoje gukora ibyo akora yaza tugataha. Umugabo wawe? Umugabo wawe uhe? Umugabo wanjye uri hano. Witwa nde? Mbwira Rugaba ze dutahe ndamushaka. Mbwire ko ari sheri w'umushaka. Wabwiwe n'iki ko ari hano? Hano hose umugabo wanjye aba ari mba mpazi. Nakumira. Okay. Rero mumubwire ko mushaka cyane aze dutahe. Mumpere n'iyi myenda ndabizi ko amaze iminsi nta myenda afite, nta mwenda afite wo guhindura. Hanyuma yambara aze dutahe. Zabimesaga nabi. Sheri biteze. Ngize. Umeze neza? Ganwe twitahire mugabo mwiza twigendere. Si byose? Umeze neza? Mukobwa. Warakoze kufatira umugabo neza. Warakoze kurangara. Rugaba! Sohoka gira vuba. Ndavuze ngo mbare kabiri wageze hanze gira. Irukanke nta n'ikintu kiri kumara hangaha. Wajushyira mu gaciro. Agaciro k'ibiki? Sinadi nagushaka kwihangana kweli. Nihangana iki? Ahubwo mbare kabiri wagiye. Mubone hari hirya. Ibyumweru bibiri umuntu adafite amafaranga uhise usara. Wamaze ibyumweru bibiri se niki? Uzi se kutunzwe n'icyaha ngaha? Ubusinzi unyishyira inshuro zingahe? Wamaze kuyishyura? Basuma ku mafaranga naguye nijoro mboneho transport. Kuko nayagoye sinose ndagenda niki? Amaki? Amafaranga nagwafashe nijoro naguhaye. Wangaswe iki nijoro? Wangaswe iki? Mva mu maso gira vuba. Gize nabo nangatwa. Mva mu maso. Vuze ngo iki? Ntago wumva? Ko ni wowe cyangwa? Ninde? Uri kubona ari inde? Mani nta mafaranga ufite, ntacyo ngivugana nawe. Turumvikana. Canga. Rugaba! Canga. Ubu ngende n'amaguru. Basi igihumbi. Ibyo ntago bindeba, canga ugende mani. Gihombe.
kwareba uzabyica. wafashe ibibaga byawe ukagenda. Ntabwo nifuza kongera kukubona mu maso, mbabarira igenda. Hano uri muri amafaranga uzagaruka. None se ntagaruka, genda rero mva mu maso. Nta keza ke ndayako. Genda, genda. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje kuri Mana ikomeye, ndagushimye kugira neza. Mana nkushimye ku bintu byose, imbaraga zawe zose washyize ku buzima bwacu, uburinzi bwawe bukomeye. Mana nkweretse umugabo wanjye, ndamusengeye ngo umuhindure mu izina rya Yesu Kristo, umukure mu nzoga, umukure mu ndaya, umukure mu mico mibi yose arimo, ibyo ahugiyemo byose. Mana ndamubohoza, ndamwirukanaho imbaraga zose z'umwijima, ibitero byose bya Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe washyizeho ijambo, Data mwiza, wemera ko tuba hamwe njye na Rugaba. Mana aka kanya ntabwo urugo rwacu ruhagaze neza, ariko ndabizi neza ko ari wowe uhindura umuntu, kandi ijambo ryawe rivuga ngo na nyuma ya zeru urakora. Ndasenze Mana kugira ngo aka kanya uhindure Rugaba, mukure mu ngeso mbi, mukure mu mico mibi, mu izina rya Yesu Kristo. Satani amutera, ndamwirukanye ku buzima bwe, ndakwinginze kugira ngo uze mu rugo rwacu Mana, uze uduhindure, uze uture mu mitima yacu. Mana turagusabye kugira ngo uri kutuyobora, kudukoresha, hindura amateka y'ubuzima bwacu, hindura imibereho yacu, uhindure ibyo dutekereza byose. Mana dushyiremo intekerezo nziza kandi zubaka, mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasenze Mana, nk'uko washyizeho runo rugo ukaba fondasiyo, ukaba itangiriro ry'uru rugo, turasenze kugira ngo ukomeze urubemo Mana, ukomeze urushyigikire, uduhe kubaka, uduhe gushyira hamwe, uduhe kumvikana, uduhe kumvana. Mana yacu turabizi neza ko ibyo byose ubishoboye, nta kintu na kimwe kikunanira, kandi nta kintu na kimwe kirogoye imigambi yawe. Nsengera umugabo wanjye Mana ngo umubohore, umuhore ingoyi z'ibyaha, umuhore mu izina rya Yesu, karande zo mu miryango, imbaraga z'umwijima zose zimugose uzimukureho. Mana umuhindure icyaremwe gishya, umugire igikoresho cyawe, umuhe kukubaha, umuhe kugukorera, umugire atera intambwe. Mana ashinga ikirenge ushinguye icyaha, umubere umuyobozi, aho adashoboye kwirwanirira umurwanirire, aho adashoboye kwikomangira umukomangire, adashoboye kwivugira umuvugire, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe nizo zimubohora. Nizeye imbaraga zawe Mana, nizeye ubutware bwawe Mana, nizeye ko ushobora byose Mana, nizeye ko ujya ukora ku munota wa nyuma. Ndakwinginze kugira ngo ubohore Rugaba, ndakwinginze kugira ngo ukure mu ngeso zose, ndakwinginze kugira ngo Mana bare kutwubakira. Twe nk'abana b'abantu nta kintu twakwishoboza, twe nk'abana ntacyo twakwigezaho, ariko uri Imana, uri Imana ibasha kureba imitima yacu ahihishe, aho tutabasha kureba. Ni wowe uzi ibyo akeneye. Ndasenze ngo uhindure umutima we, umwomore, umukomeze, kandi Imana wongera kuduha urugo rwiza, nzagushima mu guhimbaza. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wanjye, amen. Kengije imbabazi. Kwingingira imbabazi. Naragukomerekeje bihagije. Niruka mu bintu bitagira umumaro, bidafite ikintu bimara. Njya mu businzi bwihagarika, ariko ndakwinginze. Menya agahinda ko ufite umutima wawe, mbabarire.
uyu munsi nta nzoga nzanywa nta n'ibindi bintu bibi nzajyamo. Ubutaha naye ni igitangaza, waraje ukansanga mu ndayi, ukansanga mu kabari, nkagusuzuguza kuri uyu musozi wose uza kunyishyurira. Gira imbabazi. Wakabaye warahukanye nk'uko abagore babikubwiye, ariko wagize umutima w'ubutwari. Nanjye ndemeye ndahindutse. Nta cyiza kikuruta. Ngejemo. Sibyo? Mbabarira n'Imana imbabarira. Nta kibazo. Nta kibazo Ruga, nta kibazo. Narakubabariye ko yenze kutakubara, nabonye ko nyiri aha ngaha rwose. Urakoze.